What's up, guys? This is SG and I'm back with another video. If you're new, welcome to my channel, and if you're not, welcome back. Please remember to subscribe, share, like, and comment down below. Thank you if you did. And if you did not, what are you waiting for? Just subscribe, bro. Pew, pew, pew. Subscribe. 1 second, not even a half, like not even 1 second, just that. But anyways, whew, was it a promise? I don't think it was a promise, because I can't promise you just nothing. I'm just gonna say it, but I'm gonna try not to talk nonsense. No, you guys know how to talk nonsense. But anyways, the only reason why I'm here is to talk about this one thing. If I go off topic, please excuse me, but I hope I'm not gonna go off topic. Okay. So there is this thing that has been going on for a long time. And as much as I hate it, I know you hate it too. Or maybe you don't. With that being said, let's get into it. Okay. So I'm walking and I meet, okay, let me say you. You're like, hi Ali. And I'm like, hi. Ko wabuze. I'm like, igisubizo nsigaye ntangamutse mvuga ngo waranshatse urambura. Waranshatse urambura. Before umbwira ko nabuze, waranshatse urambura. Impamvu nyine nze kuvuga kuri ibi bintu ni ukugira ngo nyine twigireho pe. Mbere yuko mbaza ngo mbese narabuze, banza wibaze se waranshatse urambura. Ukuntu ibintu bimeze muri iki gihe, everybody is busy doing their own stuff, doing their own things, dealing with their own lives. And I do not get how you expect to bump into me anywhere. Like how do you expect to see me if you don't have plans, if we do not plan on meeting? I mean, yeah, that happens. We can bump into each other, but don't be like, if you do not search for me, if you do not look for me, or if, you know. But yeah, but this time I'm going to try to stand on business. Mbere yuko baza umuntu ngo warabuze, banza rero mbaramushatse ukamubura. Kubera ko ukuntu abantu dusigaye turi busy muri no buzima, ntabwo uzahura n'umuntu akenshi mudafite gahunda. Kandi munahura muzahura muri kugenda mu nzira, nawe ugende mu nzira urugendo rukomeza. Sibyo? Ufite kumenya yuko hano muri iyi si abantu bari busy mu bintu byinshi bitandukanye. Ariyo mpamvu kugira ngo n'umuntu ufite kumushyira kuri schedule yawe respectfully. Nimba ushaka kubona umuntu, shaka schedule, uvuga ati iki gihe iki n'iki nshaka ko tuzahura tukaganira nawe tugakora ibi n'ibi, ariko ntu expecting ko tubonana undi tubona n'ubitumbwira gutyo utaranashatse ngo mbure. Do I make sense? I hope I do. Because I'm tired of people saying ko wabuze, ngo utakimvugisha, in this world. Ibintu byose ni gushira hamwe, gukorana hamwe. Sibyo? Rero niba utaranshatse ngo mbure, uza wimbona bwa mbere ngo utumbwira ngo warabuze ntukimvugisha. Ese wagerageje kumvugisha ndakuninira? Mbere yo kumbwira gutyo, wagerageje kumvugisha ndakuninira? I'm just saying because I hate it. Ntabwo mpuye n'umuntu akambwira bityo, nawe se umuntu akampamagara the very first thing akambwira ngo ko wabuze. Really, you just called me. And you kumbwira ngo ko nabuze, ngo ko nakwanze, nkaho wagerageje kumvugisha. Rero icyo kintu yashaka kuvuga, mbere yo kubwira umuntu uko yabuze, uko yanganye, banza ugereze nimba aramukunze, nawe se nimba aramukunze akakoreka urwango, nawe se mbaramuhamagaye akakwitana, nawe se mbagejeje kumushaka ukamubura. Ikindi kandi ikintu nshatse kuvugaho ni respecting people's time or privacy. Okay, kambuye none uratumva aho ndi kuvuga. Reka mvuge ngo wenda narindi wenda unsanze nko muri library. Unsanze nko muri library ndi gukora assignments. I was so busy focusing
mu bintu byo ndi gukora uraje I don't know ya ntabwo dufitanye uraje uricaye mbariye inkuru mu by'ukuri as you can see uri distracting rero icyo gihe nkubwira ngo hari ibyo nsanzemo don't get mad ngo wenda ngo ndagushiwe nangwa se ngo nanaca ku hamwe nawe bisi nyine ntukazabifate nabi kuko obviously usanze ari ibintu ndi gukora so wikumva ko ndute mbivamo ngo nkumve nyine kandi twadatanye gahunda ako nyine bizaterwa n'ibyo turi kuvugaho nawe se nyishaka kugira ngo mbive mu byo ndimo none nkubwire ikindi kandi nawe muntu barogoye for example nkanjye basanzwe gukora assignment ufite uburenganzira bwo kuvuga ati mu by'ukuri usanze hari ibintu ndimo reka mbirangize tuzaze duhure nyuma tubyuzuze ibyo bintu bizemerwa n'abantu wenda badafite ibintu byo gukora n'ubu udafite ibintu byo gukora umuntu akaza akakuganiriza no problem I'm just saying nyine bise in general yeah ikindi kintu cyo mvuze guhamagara ku telefone haraba ni mu nkubiti ubwo nimba ariko njya mbibona ubwo maybe nagaruka ujye bibona hari ukuntu umuntu ajya ubundi tubana mu buryo butandukanye sibyo hari umuntu ujya guhamagara afite icyo gushakaho hano ujya guhamagara kwa ko bisanzwe kwa gasanzwe guhamagara so tumenye nyine amatandukanye kavuge wenda Aline ngewe ndayankoresha izina ryanjye nyine reka mvuge wenda ngo Aline ntabwo asanzwe mpamagara akumbonye mpamagaye mbaza amakuru nta kibazo mbaza ngo meze nte nkubwire meze neza ariko please nita nkwaza ngo mbese kumpamagaye ni ubuhoro ntukabifata nabi kuko nk'umuntu udasanzwe uhamagara of course ndatekereza ko umpamagaye hari icyo ushaka ikindi kandi nimpamagaye hari icyo nshakaho umaze kumaza amakuru uhita uba straight mbere kiri kugenza ntushake kumakinga ibintu awkward nyine ngo nyine ngo nose nk'amakuru y'iminsi ngo amashuri aragenda mbese nyine uce mu mpande nyinshi kandi uzi ko you don't even care to know you just here for a mission hari ikintu ushaka kumenya so it's okay to be straight up umbwire kugenza ikindi kintu ngiye kuvuga iki cyo wenda mu ngo zisanzwe nawe gikunda kubaho reka mvugenda ku bantu bajya ku ishuri wenda nimba no mu ngo zibaho twumvireho ku bantu twiga ku ishuri ntabwo tuba tuzi schedule neza z'umuntu ku giti cye sibyo nimba wowe Aline uje kunsura sibyo please ukabona mbese nyine nkakubwira wenda ngo igihe cyo kuryama kirageze okay actually we don't be straight up ngo tubabwire ngo tugiye kuryama that's the thing iki ni cyo kintu cyakitwica reka mvuge ngo njya ndyama saa yine njya ndyama saa yine maze ari n'akazi kunsura agatarama nkana saa yine zirageze ari ntabwo ari gutaha saa tanu zirageze ari ntabwo ari gutaha wowe Aline waje gusurwa ufite uburenganzira bwo kuba watingiye kuryama kuko nutabivuga Aline atabizi ntabwo ari bwibwirize ko ushaka kuryama kandi ku giti cyawe nawe uri kubangamirwa dufite kwiga gusipikinga up ngo tuvuge ukuri ibiri kugonga muri twembi kuko ngewe nshobora kuza gusura wenda nta bindi bintu mfite yo gukora nta homework mfite nkaza nkicara iwawe nko kubarira inkuru kandi bo nakubangamiye ikindi kandi abantu baba basuye you can always tell iyo umuntu atagushaka sibyo you can always tell iyo umuntu atagushaka kubera ko vibes ziba ziri off energy ziba ziri off cyangwa se sometimes ukagibona wari wabuze umuntu ikintu ngo nose ngo ejo wagiye hahandi agatagusa ngo hoye ntarenzeho ikindi kintu mbese nyine you can tell by the energy umuntu ari kuguhereza ko atagushaka so nimba uri kubona ko uwo muntu wawe arushye nawe se aryamye nk'uko urashaka kuryama ibwirize utahe ntutegereze ko akwibutsa ikindi ka wa muntu wasuwe nubona umuntu atari kwibwiriza
uryame, niba utambwira ati taje kuryama wowe ryama mwihorere, nabona nyine uryamye nawe se kandi uraryamye uriyoroshe ukajya umusubiza uryamye, azibwiriza natibwiriza be straight up no problem, azabyumva respectful. Ibintu byose ntimubwe ngo ndi kubyivuga ku giti cyanjye pe, I'm speaking in general and of course nuba ngo ndi kubyivugaho it's okay, but honestly of course some of them ni ibyanjye but ndabizi ko bibaho no muri rusange. Ikindi kintu nshaka kuvugaho hopefully kirari cyanyuma, nimba utiye umuntu ikintu sibyo, njye ndi kubavuga iyo mutinya kwivugira because I know deep down muba mutishimye. Reka mvuge ngo wenda untiye wenda reka mvuge nk'inkweto sibyo, za nkweto utiye naziguze nzikunze nzi ko ari nziza nzishaka, ariko urazijyanye urahejeje birangiye, hari abatajya bajya gutiruza ibintu byabo bakabihara, not because they want but because bivu muri bo basobanura kwivumburara bati oh wow yewe na azashobora kugumane pe cause bise okay. Mu magambo make nimba utiye ikintu cy'umuntu ibwizo kugitirura ku gihe, ntugategereze ngo nyiracyo aze akitirurire sibyo. Cyakoze nimba muri inshuti, for example njye na Aline turi inshuti, ibyo Aline yambara nibyo nambara, ibyo nambara nibyo Aline yambara, bigutwara inkweto zanjye kwa Aline ntacyo bitwaye kuko ndazi ko isaha n'isaha nzagera kwa Aline nanjye nambara isa. Ariko niba uri umuntu nyine ubona ko umuntu muteganya mwambarana muri buno buryo ukamutiye ikintu cye, ntabwo sore wese ega na Aline kukimusubiza nawe ntabwo yacyanga nyine in general. Niba utiye ikintu cy'umuntu gitirure, ntutegereze ko ari kukitirurira, cyakora kwibagirwa bibaho pe, hagiye wibagiwe atari umutima mubi, atari gushaka kukigumana ufite aho ukibagira, ariko nyine gutirura ni byiza kuko na nyiracyo aba ari ikibazo gishaka, unless nyiracyo kiguhaye akakubwira ati gitware, aho rwose gitware, ariko twe twibwiza gutirura. Ikindi kintu nshaka tuvugaho guys, business is business, business ni business. Hari ukuntu ikintu cyadukora nyine akenshi rekavuga ngo bene wacu, simba wenda n'abandi bajya bikora bakavuga ngo bene wacu, rekavuga ngo wenda Aline ndi gucuruza inkweto, maze nkabona Aline aje kungurira akavuga ngo inkweto nangaye, nkamubwira ngo ni 100, gurisha ngo 100, ngo yo yose gusa ngo ntabwo wazimera kuri 80. Bro literally ngiye ku giti cyanjye ukuntu ntekereza, nimba atihitemo guhereza discount byubahe, nimba yakubwiye ni 100 kuko nawe afite ukuntu aba yarazirangura sibyo. Ahubwo ngiye ikintu ntekereza nk'inshuti wagakwiye kumusapotinga, ni ahubwo ugashyiraho na tip kugira ngo atere imbere. Najye kuzana byari ngo hari ikintu cyatuzanamo cy'ikivandimwe ngo inshuti yanjye ngo uri my cousin mwene wacu ngo uranganyiza igiciro, no business ntabwo ari gukikora nk'uko uzi ko iyo ugiye kugura ikintu online nta muntu uri kuwucirikanwa nawe, nimba ari 100 ukishyura n'amagatikisha 300 ukacyishyura no with no problem, ariko ujya wubaha business y'umuntu muziranye, nimba kubwiye igiciro ni igiciro cyishyure respectful. Yes, ikindi kintu kindi ushaka kuvuga ibintu okay, bino ngiye kuvuga ibintu byo gusapotinga muri rusange. Wa muntu ngiye kimwe hano muri iki kwamo like personal but not too personal, uko bishaka. Niba ufite inshuti zamura volume ukawugurisha nk'izo nkweto, noneho ukajya ubona wenda ufite nka website nyine yo kugurisha ibyo bintu, urayipostinga nko kuri Instagram, ubonye inshuti some of your friends are not reposting, don't remind them to post, do not remind them. Kuko ngiye gito cyane ko mbibona
ntabwo ufite kwibutsa inshuti zawe kugusapotinga. If they're really your friends, ntabwo ufite kwibutsa kugusapotinga ngo ugende ngo wandike ari na postinze link inkweto zanjye, can you please repost? No. Notice but don't say a word. It's either ngenga ikintu namaze ko nimba ari imitekerereze yanjye simbizi, ubwo nimba ari kwiri ni kwiri. Ngiye ikintu namaze kubona muri iyi si hari intekerezo nyinshi mu bantu. Nubona postinze nk'izo nkweto ukabona Aline ntago aziriposting, yibwire kuziriposting, it's either nta mutima mubi wenda bifite wato, Aline just don't care, or Aline ntago yishimiye kuri kugurisha izo nkweto, cyangwa se ntabwo uri inshuti nk'uko ubitekereza. Ibyo bintu bitatu, nta mutima mubi, ukumva ntabwo nishimiye kuba uri kugurisha izo nkweto, cyangwa se ntabwo ari inshuti yawe. Kamasubiremo kakandi. Nubona Aline atari postinze business yawe nawe se adashatse kuyipromotinga, it's either Aline ntabwo ari inshuti yawe, Aline ntabwo yishimiye kuri gutera imbere, cyangwa se nta mutima mubi at all. Aline just don't care. Rero nubona uwo wita inshuti yawe atari kugusapotinga, ntukazabibutse, ntukaba surprised kugusapotinga nawe ukanaza, because that's how life works. That's how it is. I've learned the hard way to accept that. Yeah. Ikindi kintu aricyo ngiye no gusozerezaho, murakoze kunyumva. I hope hari icyo mwumviyeho. Again, I did not come from nobody. I was speaking in general because I know ibintu byose mvuze niko bibaho kandi biriho ndetse biracyanariho. Mujye mwubaha privacy z'abantu, mwubahe time z'abantu, mwubahe na business z'abantu. Yes. Thank you for watching. Subscribe, share, like, and comment down below. Oh, by the way, nanibagiwe, I'm using my own camera. Kambahaga story agatoya. Muri 2021 kamera yanjye ya mbere nagize ni brother wanjye Mercy wayinguriye. Mercy, warakoze cyane, ndagukunda kandi I will never forget ko kamera ya mbere nagize ari wayinguriye. I will never. Siko ngiba ngo what was your first car? Nanjye niko zavuga ngo my very first camera nayikuye kuri wowe. So Mercy wacanguriye kamera kera muri 2021. Ariko nkandika kuyikoresha kwa ko for those who knows, cyangwa se ko ba YouTubers, kweditinga muri telefone biroroshye cyane kurusha kweditinga muri computer. But of course quality zose itandukanye. Muri kamera umuntu abasa neza kurusha muri telefone. Bahari n'abafite mu telefone bazi gukoresha, bazi gukameresha, bakeditinga neza neza kandi nabimeze muri kamera, so buri wese n'inyogoye. So angore kamera nyine si nkaye nyikoresha, excuse me, kwa nange numva mbisa ari ibintu birishabe akazi kenshi. Mba nyine iminsi mike maze muri spring break sinzi mwabonye video zanjye ebyiri namaze gupostinga, nazikoresha muri kamera ya sister wanjye, ndanazieditingira kwa ko nyine kamera nasize ku ishuri, nazieditingira mbona ndabishoboye, ntabwo binagoye cyane nkuko umuntu abitekereza. We it's exactly the same thing muri phone, nuko nyine ari mindset nari ikirimo ngo biragoye. Baya iyi kamera ndi gukoresha, mfite kamera ebyiri, buno iyo ngiyo brother wanjye yampaye niyi ngiyo. Ubwo nimona ari kugaragara neza, menye ko ntakiri kuri telefone yanjye, marafati iyi telefone yanjye ndayifashe mu ntoki. So with that being said, thank you for watching. What a good news. Good news, my friend. Thank you for watching. Please subscribe, share, like, and comment down below. Don't be offended. Ngiye Abavugiye ibintu mujya mutinya kubwira bagenzi banyu. Okay, nazo narangije. Ba nyine ngiye mujye muntuma icyo mushaka kubwira bagenzi banyu nangwa se mwisi muri rusange, mudashaka kugira ngo babazeho, bababwire, babyegereze umutima. Mujye muntuma muze mbibavugire hano bibatumikire, kuko burya nk'ibi bintu byo kujya gusura abantu mutahe barabimbwiye, numvise complaints nyinshi. Iyo nje kubwira abantu ngo ko banganye mutaragereje ngo mubabure, nabyo barabimbwiye, nanjye bya bimbaho.
njyewe nimba unanze ndabyanga umuntu wese umpamagaye akambwira ngo ko wabuze ngo ko wanganye nyine utamubwira ngo se waranshatse urambura mbere yo kumbwira gutyo nyine ntabwo muri kumbwira ngo se nyine butari tu muri kumbwira se waranshatse urambura mbere yo kumbwira gutyo baya ibintu byose bya business ugashaka gushirikanya byose ibyinshi ndabizi byambayeho ariko na bagenzi banjye ndabizi ntabwo ibyo bibaho kandi ntabwo bashimisha so mujye muntuma niba ushaka nko kubariza ikibazo hano kuri YouTube unyandikire ibintu byanjye byose ni kuri Instagram kwa Stronger Aline, kuri Twitter kwa Stronger Aline, kuri Snapchat nitwa abatamuriza4 ntabwo ndi byandike hano pe ikine muri kuri YouTube yanjye bihari byose. Okay, I'm still talking. I thought I look good. I look very good. Muri kamera ndiko nsa neza pe. Thank you. Navuga byinshi ugasanga ndaye hano. Witwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Witwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Subscribe, okay? Subscribe. And if you want me to talk about anything, please text me.